Hello ladies and gentlemen, amahoro y'Imana abane namwe. Muri aka kanya hari inkuru itunguranye yuko mu Rwanda hashobora kuba hagiye gusohoka inoti zigiye zitandukanye z'amafaranga y'icyuzi. Ibi bintu ushobora kuba utabyumvise neza. Mu Rwanda nyuma yuko hamaze iminsi hacicikana izi nkuru z'umukecuru wavugaga amafaranga y'icyuzi, bikagaragara abantu nabo bazikoreye challenge nyinshi bakageza naho bazikweremo amafaranga avuga ku cyuzi. U Rwanda rwahisemo yuko rushobora gukora inoti zigiye zigize ari amafaranga y'icyuzi, hanyuma bakagenda bashyiraho umubare wazo. Gusa ikitaremezwa neza nuko ngo hajyaho uriya mukecuru cyangwa ntajyaho. Ibyo ntibiremezwa neza. Gusa mbere yuko mbabwira ikigiye gutera isorwa ry'aya mafaranga, banza unkundire ukande subscribe, ufungure inzogera, hanyuma uzajya ubasha kubona izindi video z'ubutaha. Ikindi kandi iyi video niwumva ikunyuze, wisharinge ku nshuti zawe nazo zibashe kubona ibyiza. Mureke dutangire rero. Mu Rwanda hamaze iminsi hacicikana video y'umukecuru wari urimo urishyuza amafaranga y'icyuzi, avuga ko bayakobokeye ariko abandi bantu bakayarya. Nyuma yuko iyi nkuru rero ibaye ikimomo, abantu bagiye bayikorera challenge kandi bakayikorera challenge yari imaze igihe bisa nk'aho ari ukuyisubiramo. Ibi rero byatumye ino nkuru iba ikimenya bose, ituma abantu mu gihugu bagenda bakora challenge kandi abantu batandukanye, baba ari abakomeye cyangwa aboroshye. Nyuma yo gukora rero iyi challenge, iyi nkuru yaratumbagiye cyane, iratumbagira bagira nabo bakora challenge y'amafaranga y'icyuzi. Nuko rero abanyarwanda baje kubikunda, biza no kugira mu bayobozi bakuru, bakora inama baregerana baravuga bati se nta kuntu mu note z'u Rwanda zisanzweho twakoramo n'inote zo ziriya nkuru imaze iminsi iri kuvugwa cyane. Nuko rero babijyaho inama, bemeza ko mu gihe kitarambiranye hashobora gusohoka amafaranga y'icyuzi ariko agiye ariho imibare itandukanye. Bikaba biri kuvugwa yuko amafaranga agiye gusohoka nayo ashobora gukora nk'amafaranga asanzwe nta kibazo. Ibi rero biramutse bikozwe bigasohoka, uriya mukecuru yaba abaye umukecuru wa mbere mu Rwanda ugiye gusohorwa ku mafaranga bitewe n'ibyo yavuze, bitewe n'uko yari kwishyuza. Ese wowe uri kureba kino kiganiro cyangwa uri kumva kino kiganiro, uri kubona ino note yaba imeze ite? Ese wowe jya muri comment tubwire, iyi note iramutse isohotse wayumva ute cyangwa wayibona ute cyangwa wayikoresha ute? Ese wayishimira cyangwa ntago wayishimira? Jya muri comment utubwire. Gusa nyine mbabwira abantu muzajya mugira ibibazo, mujye mubasha namwe kwivugira, mujye mubasha kwivugira. Urabona ko uno mukecuru yivugiye, none nyuma y'igihe ibyo yavuze biratinze n'ibyaheze. Yaba ari amafaranga y'icyuzi barayabonye, yaba ari n'ijambo yavuze dore ryabaye ikimomo, niyo nkuru nini iri mu gihugu. Mwibutsa wowe utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe. Rero wabagezagaho iyi nkuru nitwa MP Official. Nimba ukunda ibyo dukora kandi ukawumva wadushyigikira, nimero watubonaho 0737588281 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, ubundi tukaba twiganirira gake gake. Mubwire ngo umunsi mwiza, hasta la vista.